bigakunda kandi ugakomeza ukaba n'uriwe ntabwo ushobora hari abantu barangiza rinete amaso umusatsi waragiye n'ibyo ari kuvuga ibyo ngibyo njye nari mbizi ko bibaho kuko harabonaga imbere yanjye ariko nkashaka kubirwanya noneho urumva byansabye kuba smart kugira ngo umenye icyo nshaka kumenya icyo ushaka naho icyo nshaka noneho ariko ukongeramo akantu ko kuba wise ngo a wise man ni umuntu noneho wewe uzi icyo adashaka gishobora kuzanwa n'icyo ashaka ntabwo nkumvise ni ukuvuga ngo a smart man umuntu smart ni umuntu uzi icyo ashaka ariko wise man ni umuntu we noneho uzi icyo adashaka gishobora guterwa n'icyo ashaka tubona abantu b'abasaza bavuga ati mfite PhD afite n'ibitabo byinshi cyane ari nete arebera gutya hejuru ase uyu muntu kuko afite PhD imyambarire kuba umujene ugakomeza ukagendana n'ibigezweho na PhD wabihuje gute ku buryo utatekereza ku bantu bazakujajinga none se sabe urumva ubujene nakubwiye ko gukira ni amakuru kandi amakuru abantu batagaragara ndetse umuntu arebeye inyuma uwo muntu nta nubwo yaba ari smart urumva ntabwo yaba azi icyo ashaka kuko icyo ushaka ubundi nk'ubumenyi umuntu nimba umuntu wenda nk'umuntu usaba akazi n'urugero icyo ushaka ni ibiri muri uwo muntu ariko nyine n'abantu baragowe ikote njye sinjya ryambara unizigira peshe tutambaye amakoti ngo bataza kunseka ntabwo naryambara kuko ntabwo ryinjiza hari ijambo rimwe umuntu hariya mu Bushinwa dufatira icyitegererezo bita Mao Zedong ni umuntu wahinduye kiriya gihugu mu gihe gitoya cyane kikaba uyu munsi none kuri ekonomi idashidikanywaho ko kiri kuyobora isi yaravuze ngo haha shweshi tete shyamba